abagabo baragowe koko. Byago bigira abagabo bagore bigaramiye. Ndebera. Medi ndaritera. Wajya kumva na Alpha nabati nanjye ndariteye. Nkavanamo impeta. Hazana impeta. Will you marry me? Hariya mi ngiye. Nkapfukama rwose impeta yampenze. Will you marry me? Haguha karabo. Will you marry me? Havanamo intuza yanjye impeta. Ukazana intoki nkakwambika. Agahene ntago bishoboka kirazira. Jamais. Yarutwa nuko natera inkokora nkayiyambarira. Asike. Nanjye ngo mbutaye ngewe. Ala. Ngo aratera ivira. Nase nago atera ivi ko mbana umaze no gukuramo. Will you marry me? Yes. Ibyo mpabonye nagatangaza. Mbere nkubwire. Ko kugira ngo nuri umukobwa mwiza. Ko kugira ngo utere ivi. Natera inkokora. Oya nta nkokora. Cyangwa nkakora pompage bikagira inzira. Kora pompage turebe. Pompage. So ubundi umugabo nakora pompage wo kumisa. Ntago ibyo bintu ntago nubwo nari nabibona. Ubundi umugabo akora pompage. Mwanya wo gutera ivi. Nicyo uhisemo. Nibura zingahe? Umugore anyonga igare umugabo akora pompage. Okay. Urashaka zingahe? Nibura 6. Zana reka ngukate. Yes. Urabona nk'iyi keya uwikene ariko ntiwayibona utantereye ivi. Ariko ubundi ntera ivi ngiye nyine kubera iki ko nabikubajije ntunsubize. Nese ubwo twese twayatera hanyuma. Kuki se? Ariko reka none nanjye nkubaza sasa. Mwiriwe neza mwese mukurikiye Legacy TV muri kumwe nanje Alvina Steny. Umunsi muri kubona ko nikwije ndabura kujya mu ijuru pe ntimbabeshye n'ugambe nambaye ikintu kireshya gutya. Ni metero 100 kumanura pe. Twongeyeho na metero z'uko ndesha abazi uko ndesha irizwa ririza. Nimukunda Legacy TV, nimukunda ibyo tugenda tugutangariza, tangirukane kuri like, commenting, sharing, kandi kuri notification button. Nimba ufite ibitekerezo nabyo turabyakira kuko tubereho gufashanya. Ubu ngo mubona ndi muri quartier ahantu mutagomba kuba mwamenya, abahazi mwamenye, ariko ntago bikura ko tugenda dufata amakuru agiye atandukanye hirya no hino mu gihugu cyacu no hanze yacyo. Muri kumwe nanje Alvina Steny, queen of the mic, the good girl in the city, queen muri business, queen mwikanzu ndende. Uyu munsi hahiye murabona ko ahari quartier nziza cyane, hari akayaga, ikirere cy'uyu munsi ni fresh cyane hano mu Rwanda rwacu. Urabona ko hari tayari ibintu byose. Iyi ni imyenda wakwambara ugatambuka mu bantu ushaka kumenya aho wayikura. Gana West Colors afite imyenda igiye itandukanye myiza cyane, inyamirambo. Musore karimo. Nyagahe biti. Ko yagahise ko mbona none wirabuye, ndabona turi no gusa. Tugomba gusa nyine. Byagenze bite se? Shaho ibyo mwiye nabyo hariya nagahuma mu. Ahubwo se uriya musore mbonye mwe muri kumwe uriya ninde? Ni François. Akunda kuvumba kubi. Nese mwe mwagiye kuvumba? Abantu ni urangiye kwitegura ngo nsubireyo. Ariko sanze umusore yateguwe yashaya imitwe yose yayitaye yakoze ibiki yatumye abantu nanjye ngo mbutaye ngewe. Ala ngo aratera ivira. Nase nago atera ivi ko mbana umaze no gukuramo. Will you marry me? Yes. Ibyo mpabonye nagatangaza. Mbere nkubwire. Ko kugira ngo nuri umukobwa mwiza. Ko kugira ngo utere ivi. Natera inkokora. Oya nta nkokora. Cyangwa nkakora pompage bikagira inzira. Kora pompage turebe. Pompage. So ubundi umugabo nakora pompage wo kumisa. Ntago ibyo bintu ntago nubwo nari nabibona. Ubundi umugabo akora pompage. Mwanya wo gutera ivi. Nicyo uhisemo. Nibura zingahe? Umugore anyonga igare umugabo akora pompage. Okay. Urashaka zingahe? Nibura 6. Ndarako 1, 2,
gatatu kane gatanu Nyagahe izi ngizi zirahagije kwanza bitewe n'izo mpamvu urumva do yewe mfite impeta tambwira ko ari impeta ugiye gukuramo maranye imyaka nzajya nyiyambarira oye kubera iki ntabwo waterivi nase uvuga iki ku bantu ahungu bajya batera amazi ariko nyikwerekeje zo singiye ariko ni na nziza Nyagahe biramaze kuyambaye n'ibindi okay fashe ikindi cyemezo tugende hano ari ngenge kugura brochette mwanye ku terivi ho kugira ngo terivi ala brochette ko nta wanga inyama bigendere nta kumiro asoni ntago none se ubundi reka nkubaze Nyagahe mbere ko tujya no kurya izo brochette aho uramungu buriya yiteguye ni umva yego simbihakana rwose kandi simbirwanya ariko ubwa mbere barariteye barakoye barasabye bakoze bya reception bafashe irembo bakoze ibiki byose bagiye muri ni muntu niba ari hani muntu niba ari biki amezi 3 divorce ako divorce ntabwo ituruka kuri wa wundi waterewe ivi ishobora no guturuka kuri wateye ivi ariko ko nakubajije ntusubize urukundo ruba mu mutima cyangwa ruba mu mavi cyangwa ruba mu mutima ubundi si ivi kuri wowe ubona bisobanura iki mbere yuko ngusubiza icyo iyo ubonye apfukamye babivuga iki apfukamye apfukamira umwami ntago napfukamira wowe apana no apana none se umuntu ukunda mugurire brochette cyangwa ururere urangurira brochette ntabwo nyura hano rero urambaza iteri kumva ngewe kugira ngo kwanza uri gutuma n'amarira za oya n'amarira Nyagahe winsigarega tugende mbwira none se nka kuriya umuhungu abakunda umukobwa nabwo ati ko mukunda reka mwubahe mwereke ko urukundo rwanjye rugeze aho musaba ese umukobwa we kuki atayiterara ahubwo cyokoza ahubwo ibyiza se reka duhitemo bombi se uko bayatereranye wabyemera mwese mupfukamye gutya ahubwo we yakayiteye noneho nge nkamwambika ya mpeta ndi kumurebera hasi yanjye nibwo yamye icyubahiro naremanwe waremanwe ku guti Nyagahene cyangwa uza amategeko 10 ari agenga umugore imbere y'umugabo ubundi urayazi harimo irihe ndaza kuyakubwira ndakubwira hacyamo ariko Nyagahe nose ubu nta mukobwa uragukunda ku buryo nubwo yankunda ka miliyoni ntago namuterera ivi nge nara kandi barahari benshi bagukunda ndakurahiye barahari benshi bagukunda benshi gusa showtime ngo gutya kubinshuro ushaka ukandi bose ukabahakanira ijambo ry'uyu munsi riratubwira ngo iyo utangiye kumva kuri kuzamuka ahubwo uri kumanuka nka Nyagahene hano ndabona ari kumanuka umuntu wanze gutera ivi akaba nguriye brochette ahubwo wowe urabicuritse ubundi impamvu ituma ntakunda kwicara ahantu hari abantu benshi niyo mpamvu banakoze kateka we ngo tuze mu rugo tusangire tuganire ibyo tugomba kuganira nta rusaku nta nibyo narimvuyemo ni fo ahubwo ndashaka kubitamana nakubaza neza njye ndi kukubaza ngo umukobwa umukunda koko ese nta mukobwa n'umwe urakunda Nyagahe ngo naramukunze cyane ahubwo bikaze noneho bigeze ku byo ku mavi ndabikatira sana reka ngukatira urabona nk'iyi keya uwikeneye ariko ntiwayibona utantereye ivi ariko ubundi ntera ivi nge nyine kubera iki ko nabikubajije ntunsubize nese ubwo twese twayatera hanyuma kuki se ariko reka noneho nanjye nkubaza sasa bon umugabo afashe irembo asabye irembo kwa yarangiza gusaba irembo arasabye arakoye amafaranga ye reception zose n'ibiki byose biramuvunye arenzeho no gutera ivi jamais urumva okay ngaho mugabanye si mirimo akakubwira ati basi njyewe mariage yandi yo muri reception nzayikora n'ibindi bijyanye n'amaseremoni y'amakado ibintu nk'ibyo ariko ivi ni kuri budget yawe byo wabyemera mufatanyije uwo mukobwa njyewe ntera ivi gusa wabyemera ibindi byose abikore njyewe ntera ivi gusa ibyo ngibyo ndabyumva kumbe wowe uri kuri budget ariko njyewe nanirwe nzareberega nzarebe burya niyo bari muri gahunda ikomeye umugabo ntabwo atera ivi ahubwo atera inkokora n'akaboko se nabikweretse cyagiye ibyo ngibyo ntabyo nzi okay uzabimenya
filime biranze imyaka yanjye. Ese Nyagahe njye mfite ikibazo. Nk'umuntu umaze igihe cyane muri sinema ubizumiyemo, navuga ko wowe uri imfura ya sinema mu Rwanda, n'abadukurikiye benshi barabizi cyane. Ni izihe mbogamizi uri kubona ubu ngubu abari muri sinema bari guhura nazo? Kuko wowe urumva wabaye igihe kinini mu kibuga, urabizi ni ibintu wabayemo igihe kinini cyane. Ni izi uri kubona bari gucamo, wenda nawe unigarutseho ukavuga uti njye nanjye ndi kuzicamo nk'umuntu uri muri sinema? Imbogamizi zirimo ahanini hano, sinema iri gukorwa n'abana bato, kandi abo bana bato nta bumenyi babifitemo. Iyo ni imbogamizi ya mbere. Indi ya kabiri ni ubushobozi bw'amafaranga. Ubushobozi bw'amafaranga ndi kwibaza Nyagahe, ese ko watangiye buriya munatangirana kera, se mwe mufite ubushobozi bwuzuye buhagije busesuye? Si n'ubwo bushobozi bw'amafaranga gusa, n'ibikoresho nabyo biracyari hasi. Yego. Ukaba wumva se ko ari iki kigomba gukorwa nk'umuntu ubimazemo igihe uzi imvune zabyo? Urumva ni ugushaka ababifite ubushobozi nyine, cyangwa se ababifitemo uburambe mu bumenyi bagafashanya. Ufite amafaranga akayazana, ufite ubumenyi akabuzana, ufite ibikoresho bakazana, bagashyira hamwe bagakorera hamwe. Hanyuma umaze igihe kinini kitari gito utagaragara cyane mu ruhando rw'abantu bari muri sinema, kandi si uko udafite fan page cyangwa se fan platform urayifite, abafana hanze no hirya no hino hari abantu bakwandikira uko biri kose. Aba bantu iyo bakubwira bati si turi kukubona, ni iki ubu ngubu uri kubagezaho? Kuko hari hashize igihe kinini utagaragara kuri kamera. Ni iki ubabwira aba bantu bagukurikirana ino mu Rwanda, hanze, Burayi, muri Amerika? Ubundi baca umugani mu Gifaransa ngo pour mieux sauter il faut reculer. Kugira ngo usimbuke neza, usimbuke kure, ubanza ugasubira inyuma gato cyane. Si ukuvuga ngo njyewe igihe namaze batari kumbona nabaye nk'usubira inyuma, noneho ubu ndi mu muvuduko kugira ngo nsimbuke ngere kure. Yego, nibyo. Ariko ibyo bintu uvuze harimo umutego gato we. None usubiye inyuma ugahura na Daihatsu. Oya, keretse kuko hari igihe ushobora kuvuga uti ngiye kuba nihishe ndekeye ibyo nkora byose, warangiza asubira inyuma ukaguhezeyo. Urabona hano turi ku isi, kandi icyo umuntu agamije gukora byanze bikunze agomba kukigeraho. Iyo ufite intego runaka ukabishyiramo imbaraga ukigeraho, nubwo wahura na Daihatsu ntacyo yagutwara. Iyo usubiye inyuma, nubwo wahura na Daihatsu ufite intego yo guhita ugenda wihuta, uragenda ugasanga ya Daihatsu iraguhushuye ariko ntacyo gukozeho. Hanyuma muri iyi game ya sinema tukiriho cyane kuko ni nayo uzwimo cyane, hari abantu benshi cyane b'urubyiruko usanga ahita kwegera akatangira kwigira umuntu urenze, akakubwira ati njye Nyagahe, njye am the goat. Mu muziki ni wakunda kuvuga ngo am the goat cyane, ndi ihene y'isekurume ndarenze. We ntabajya bagusatira gutyo ngo bagusumira kuvuga ati Nyagahe se wowe watuzaho gutsate wowe wa zamani Olivier, si wowe biti. Abangeraho bose barantinya. Nibyo? Yes. Barantinya kuko icya mbere, reka ngwe akantu gato k'agastori gato cyane. Bigeze kuza abantu b'abazungu baje gukinisha filime hano yanye na jenoside yakorewe Abatutsi. Noneho casting yaberaga hano kuri Vivante. Kuri gate hari abantu nk'igihumbi. Noneho bagiye kunobona nanjye ndahahingutse bataha na Nyagahe naraje mwigireyo muve mu nzira. Yego. Urumva ngo na wa wundi wiyemera iyo duhuye aravuga ati respect. Legend. Chokoze. Mbonera kwita nibaza as a legend hari movement wumva ushaka kuzana muri ibi bihe bije. Uti ni movement yanjye nk'umuntu witwa Nyagahe, ndashaka kuba nakora ibi cyangwa se hari projet, hari abantu utoza se? Ni iki nk'umu legend uvuga uti ndi gushyira hanze cyangwa ndi gukora kugira mfashe n'abandi bandeberaho? Ahubwo ubivuze agatabuzi no kurya brochette. None wowe ngiye byanze shiraho agasenda. Urusenda se buriya ni rwiza ku bakobwa. We shiraho nta kibazo. Kuki ukunda urusenda Nyagahe? Babuzwa se niki? Kubera iki? Kubera ko ruryoha. Noneho wagira ngo wari uzi ibyo ndi gukora muri iyi minsi. Mfite
channel yitwa Sehene TV. Donc ni urubyiruko bashatse kugira ngo iyo channel bayitirira izina ryanjye, wenda izina genda kumera nk'iryanjye kugira ngo abantu babikurikirane, babyitabire. Yego, ndakubwije ukuri, aho bari naho bageze uyu munsi, niyo bambonye ubwabo barumirwa gusa, ko ndabandikira nkakinamo, nkabayobora, nkabatoza, nkakora iki byose. Ni abana basize hamwe n'urubyiruko bari aho ngaho. Iyo ni iya mbere. Hari indi yitwa Kiroso TV. Donc mfite ama projet menshi. Ushaka kujya kuri Kiroso TV ukansangaho. Wajya kuri iyo ngiyo Sehene TV ukansangaho. Donc ni byinshi. Hari n'ibindi ndi gukora, rega ntugire ngo nibyo gusa. They have to stay tuned. Agataho tukomeza movement, hari ikibazo abantu benshi bagirira amatsiko akavuga ati nk'umuntu w'umu legend ko biri kose abari ibintu ucamo hanze ya cinema. Ndibaza cyane, hari ikintu wavuga uti iki kintu cyambayeho, ndavuga nti kweri ndumiwe koko. We personally ikintu kigeze kwa kumirwa kiri negative cyase kitari cyiza kikakuba ko ndumiwe pe, uyu muntu aranyemeje cyangwa ibintu biranyemeje. Ni umuntu wanyijeje ko tugiye gukorana amasezerano kuri channel. Ngewe ubwanjye nayitangiye azeho, ndayizamura igiraho igera, amaze kubona ko abura amasegonda make ngo be monetize, ahita ambwira ngo abasitare ngo ndabazi, ngo ubwo ngubwo ejo n'ejo bundi uzankoshona, ngo ebana naze gutekereza nsanga nzankorana n'abantu bashyashya gusa. Ndavuga nti okay, byo nari mbyiteze. Ahita gukatira muri make. Icyo kintu cyera mbabaje, ndavuga ni nzajya nanjye ngiye kuzamfasha abakiri bato gusa. Bazamure. Ntago wagira ikibazo se ko numara kubazamura nabo bazavuga ati uriya nta nubwo tumuzi. Nta nyungu mbatezeho. Ubikora kubwo nta nyungu mbatezeho, ngiye mfite ibindi byanjye nkora ku ruhande. Bo iyo mbonye umwanya bakantumira ndaza nkabafasha. Hanyuma nta kintu mu buzima bwawe kuvuga hanze y'akazi cyangwa se hanze ya sinema y'ibyo ukora, tuvuye kuri icyo kintu kitari kiza n'abadukurikiye, abantu benshi cyane bahemuka uko kuntu koko muri izi business za social media, ugasanga umuntu ahita gutsikamira kuko yumva ko ageze aho ashaka, azavuga ati naho Imana tubonanire mu ijoro. Ndi kwibaza wowe personally nk'umuntu nka Nyagaye ko biri kose ntago uri muri sinema, ntago buri gihe uri acting, ni iki umuntu yigeze kugukora avuga ati Mana yanjye ukumirwa akagukora akavuga ati akako noneho ndayamanitse? Keza kabi duhere ku kabi, ibyiza biraza turi no kurya dukomeza. Bibi byo ni byinshi. Oya duhere akabi kandi ibyiza sinapfa kubyibuka, ahubwo ngewe bibi ni byo making. Uzarebe umwana muto iyo ari no ku ishuri afata amafuti kurusha ibizima cyane. Vuga ngo natwe nk'abantu fata ibibi nakorewe kurusha ibyiza nkabyibagirwa ukibuka ibi. Niyo hagace umuntu akora avuga ati Mana yanjye noneho natese umukobwa aranyanga. Kumbe niyo mpamvu wanga gutera ivi. Sinshobora gutereta n'umusino. None se kukwanga ni itegeko se? Ntabwo yanyanze, yarambeshye. Yarakubeshye ngo iki atari wakunda gusa. Yarambwiye ngo dupange, ngo urabona umunyamafilme dukore business, dukore ibi n'ibi. Ndavuga ni sawa. Noneho tubitangiye sanga hari undi mutipe ku ruhande wamwoshyaga kugira ngo bangendereho nk'uko ugendera kuri escalier. Wari urwego. Anyereka ko nkunda bitabaho biki n'iki, noneho bigeze aho ngaho nanjye ndavuga ngo okay, ninjye wamuterese, ninjye wamwijyaniye, Nyabarongo yico bizaniye. Ebana kuva uwo munsi naravuze arampemukiye bitabaho. None se ubwo Nyagaye nisingira ikibazo, wumva nta na rimwe muri make uzigera urushinga? Kubera iki? Kubera ko udashaka no kubatera. Yanze harushinga, ariko kumbwira ibyo gutera amavi byo ntago birimo. Uzamujyana kwaje? Uri muri babasore bajyana umudamu batamusabye umukobwa? Oya. Cyangwa uri muri bandi batekera bakamujyana ubwo direct? Niba ushaka ubukwe umbwire
itariki nigera nzagutumira uzurebe. Nabura nari ngiye kubujyamo. Ubwo bukwe buri vuba rero hagati. Special ahubwo vuba gusa. Ariko nta by'amavi. Oya numbwira amavi ndayanga. Definitely. Ivi ndayanga apana. Ubwo ariko umukobwa ari gutereyo wamwemerera. Aha vuba. Utanamuzi. Uzanarebe. Ahanini. Akenshi. Uzarebe abagabo bashaka abagore bareshya ni bake. Bona nk'ubu nkawe duhagararanye nta nubwo rwose nashira isani ku mutwe nka bivuze ngo ese ubundi we apfukamye ko ari we waba mugufi noneho nge nkamwambika ya mpeta ku buryo bworoheje si byo byiza kurusha muri esthétique yataye ugeze muri uri muri projection Urumva atari byose? Ariko ubwo nukuvuga ngo ikijyanye cyo no kuba abantu n'umudamu byo nta kibazo nta. Byo nta kibazo rwose. Icyo hakanira nibi bya engagement. Okay, simbipinga. Ariko ngenda bigaya. Ubona bitari ngombwa. Icyambere. Umwami Musinga nagwize aterera ivi ntuzuri ya mugore babana. Byagenze bite? Abagore bose nabo umwami. Kindi kandi uri guseka iki? Ikindi kandi uzarebe uriya ni umuco w'abazungu ntabwo ari umuco w'abanyafurika. Abanyafurika se twabigenzaga gute? Twebwe twarazaga abasaza bakicara bakaganira umukobwa atanabizi bakaza mumenyesha umunsi wo guterura bajyana. Nawe se wabikora ubu ngubu? No ariko kujya gutera amavi nigana Sarkozy cyangwa bari abantuza bari mu Bwongereza n'abahe apana jamais gayagahene agataho nje misengira ikibazo cy'amatsiko nk'ubu ngubu muri iki gihe tugezemo hagezweho ibijyanye n'amafaranga bijyanye n'urukundo either urabona urukundo nutarubona urabona amafaranga wowe uhagarara hehe nkawe personally umva ko icyambere ni iki n'urukundo cyambere n'amafaranga igihe tugezemo cyambere n'amafaranga kuko nubwo wazuza uri mwiza usa gute uri umusore uri mwiza ku buryo umugore wese yagutikira yego udafite amafaranga monami zero reka nguhe urugero rufatika none aha ngaha mushuti wanjye ubwo tuvugana mu kanya gatoya inshuti yanjye yitwa Lambert ngeze iwe ntarazina mageze sanga umugore yimutse yes we akora nijoro ageze mu nzu arumirwa nta muntu wari uhari asanga umugore yimutse yes n'ibintu byose yatwaye kubera byagenze gute kuvuga ngo ni kwa kundi umusore ni umusore mwiza pe nawe umubonye wavuga ko ari mwiza ariko kubera ko umushahara ahembwa umugore abona ko utamuhagije cyangwa se kutanyurwa ubundi bavuga ngo indarikira kwambara y'umugore yagushije umugabo ku gasi iyo mugani wari uzi bon umugore ashobora kwirukansa ukirukanya imisozi yose kugira ngo abe satisfait yambare neza abone ibyo ashaka byose nubwo babimuha noneho hari akandi kantu arenzaho akorenzaho rero niko gatuma ngenda ashobora kumuterera ivi jamais umva noneho ni ku kintu cy'umubare nyagahe ngewe ni ukuvuga ngo amafaranga niyo ya mbere utayafite nta mugore ufite aho ntago ndi none se reka nkubaze nturababona abakora amakwe anahenze pe umugabo yafashe amakredi yakoze ibiki bagakora ubukwe butabaho bukaze bwiza cyane bwiza abantu bose bagashima bakarya bakanywa bagataha bemeye ariko bagera mu rugo umugore ataranabyara kandi ubwo niba afite inzu nziza nk'iyi ngiyi akaba afite akamodoka kamwe afite n'isambu hariya Rwamagana
afite n'inka nk'ebyiri ubwo urumva ko ni umukire uciriritse ntabwo ari umukire uhanitse umugore atari ku bundi uyu naje kumushaka wiki reka tubone tubigabane kamushakaho impamvu mu mezi 3 bakatandukana urumva iryo vi yabararitereye iki ariko urabizi ko ari vice versa kati kirayi nirire biya bitwa nuko narorera Nyagahene ndakubaza nawe nsubiza reka nkubwize ukuri njyewe ntago nzi ngo nahaga iryo vi nabararitereye iki ntago ubuzi uwuzanye niko mbikeka nkeka ko ari byiza ko wabanza kumenya umuntu ako umuntu ni mugari none se ko ari n'igihe noneho reka ngiye ngutere n'inkuru n'abandi bayumvira aka kanya nje numvishe ejo bundi umukobwa warumaranye imyaka 3 n'umugabo baziranye ari umukopa copine umugabo nyuma aramubwira ati noneho ngwino tubane igihe kirageze barabana babanye haciyemo umwaka umwe umugore kwa kundi ububyutse nta bukwe ntacyo buko bwabaye bwaba ruba n'abantu baziranye buri wese abazi n'ubundi ucyundi yinjiza mu mufuka bari mu nzu nyuma mu gitondo gikurikiyeho umugore abyutse abura umugabo hacamo iminsi irenga 4 umugabo atarazi arebye muri kiriya asanga hateretse impeta nta na message ntiwamenya ngo arihe niwawe uwo mugabo ntibazi ngo arihe na n'ubu kugeza n'ubu ntibazi ngo arihe economically bose baranganaga cyangwa economically bose they are stable iyo uri stable uvuga ngo ubona icyo kurya icyo kunywa aho kuryama icyo kwishyura umukozi se niba umufite byose none rero ibyo byo kuvuga ngo sinagusubije kare money fast and money talks ari hehe niba yabonye sasa undi ufite V8 mutwaye meta nayitereka aho ngaho akigendera cyavise yateri imaziki ubwo bari kuturira kuri legacy batangire bandike muri comments oya ryavi yateye yaritereye iki ko buri wese abafite uko abyumva gusa uteye ivi ubashye umuntu ukeye uramusuzuguye ubwo se wari wabikoreye iki none se ari ugutera ivi ukabana n'umugore ari no kuvuga ngo ubyaye umwana uramwirereye gutyo wowe uhagaze mu bahe bagabo muri abo njyaye umwana ndamwirereye cyangwa se nteye ivi mbanye n'umugore umugore ushobora kuzantenguha ejo cyangwa ejo bundi nabyara umwana nkamwirerera ikagira inzira bigacaho biciye hakira munsi tugikomeza Nyagahene hari abantu benshi cyane bagufana hari abantu benshi cyane baje bigana amateatre yawe baje bigana amafilme bakanajya bakora amavideo bakwigana mbere nk'ibyo iyo wicaye wewe ku bwawe wumva ari iki bigufasha iki cyangwa se bikubera iki biriya bintera ishema cyane tera ishema nk'iyo mbona umwana cyangwa se umuntu yigana ibyo nakoze nawe ubwo byagutera ishema kameme kumva umutima wishimiye kuko biranashimisha ngewe iyo nyuze ahantu urabona izina rya Nyagahene nkoresha amazina menshi ntabwo ari ryo ryonyine ariko niryo zina nubakiyeho niryo zina ryangize uwo ndiwe uyu munsi niyo nyuze mu muhanda niyo ndi muri taxi niyo ndi kuri n'umumotari yantwaye niyo ndi muri hehe se uvuga ngo baramuna bati uyu ni Nyagahene ntawe mbwiye ngo nitwa Nyagahene niyo mbwiye witwa nde ngiye ngubira amazina yanjye bwite ariko ririya zina niryo nubakiyeho na n'uyu munsi iyo mbonye umwana agenda abakiri bato kuri ngewe ko nanjye ntago nshaje cyane ntago nkuze cyane kameme iyo mbonye abakiri bato kuri ngewe babasha kwigana ibyo nakoze cyambere biranshimisha cya kabiri bikanira ishema iyo muye nabo ndabankuraja urabankuraje ko bakomeza nicyo bakeneye nkaba nabafasha akantu nanjye uzi ko ntazi amazina yawe bwite yanyaye ntujye uyavuga ariko ntujye uyavuga nayahe bishatse nakubwira kubw'uyu munsi ngiye ngize n'amatsiko urabivuze mise ngira amatsiko cyane ubundi ngewe nitwa Kayitaba Emmanuel ariko ayo bazi ni Nyagahene iryo bazi abantu benshi iryo bazi ni Nyagahene hagati aho mise nibaza ibintu bya sinema ni ibintu wakuriyemo kuva na kera niko wamye cyangwa ni ibintu wize wajyana urigura papa ngewe ntabwo nigeze mbyiga biriya ni ibintu twakoze bwa mbere tubona birafashe tubikora nanone turabona bibaye byiza kuko ni twebwe mfura za sinema hano muri iki gihugu cy'u Rwanda
kumva eske abandi bari hehe kuva na mbere yose kuva na ryari ubu nibwo watangiye kuboneka nibwo watangiye kuboneka yeah vuga ngo nta iryo shuri rya cinematography ntago ryari rihari nose twaba twarabyigiye hehe vuga ngo twarahuye dusanga twese turahuje uyahuye n'uyu biramatchinze uyahuye n'uyu bibaye sawa uyu tayari turakomeza nta nubwo mwaye muziranye we na bakanyombya ya kanyombya twari duturanye usibye na hano no muri Kongo twari duturanye tuza no mu Rwanda bo bari mu gisirikare ariko twe turaza tuza guhurira muri quartier imwe turakomezanya tukajya dusurana none twaje guhura muri ubwo buryo ntako wowe ibi ntago babishobora wowe ibi ntago babishobora duhurira gutyo hari n'abantu baba bazi ko mushana no kwa wenda ntimusa akwajya mufite nk'icyo mupfana Kanyombya umubano wanyu Kanyombya harimo na Samusure ndumva Kanyombya nta kintu dupfana ariko twarabanye imyaka myinshi uriya mvuze ngo Kanyombya yarandeze ntago nabambeshye kuko igihe nari umwana muto dutangira afite imyaka 17 kandi ubundi muri za 30 na umva Kanyombya we yarakuze ngende umwana muto kandi ninge nawe twagendanaga gutya twari inshuti magara kuva icyo gihe kugeza na n'umunsi na n'ubu muracyakorana cyane rwose amazing hanyuma hagati aho hari abantu benshi cyane bari kudukurikira aka kanya harimo abashaka kuba banamenya ese hari ikintu runaka waba ugiye gusohora kiri bubafashe hari message se waba wababwira ese inspirations zawe zituruka he kuko uko biri kose kumara iyo myaka guhera ufite 17 ukora ibi bintu bya cinema kugeza na n'ubu uko biri kose hari ikintu ugenderaho iyo ubyutse cyangwa se umunsi wawe ni icyo uvuga uti nje personally ku giti cyanjye ni iki ngenderaho nicyo kimfasha nawe ugikoresheje wenda cyagufasha ikintu ngenderaho nuko kugira gahunda iyo ufite gahunda mu gikorwa runaka iyo ugikoze kiraguhira cyo ni cyambere icya kabiri gukunda icyo ugiye gukora nje mpora nanaryama bitekereza nkabarese eske iki bintu ngiyemo bindimo ndabikunze byibura cyangwa se nugupfa kugenda gutya nk'ikinyugunyugu iyo bigiyemo gutyo ntago maramo kabiri ni de passage witugenda kuvamo ugenda ucamo ukajya mu bindi bikajyavamo ukajya mu bindi ukavamo ukajya no ngoga ngo icyambere gukunda ikintu ikindi ukagira gahunda ko niba nkubwiye ngo ngwino saa 1 ukaza saa 7 ntago uzi ibyo ukora none se nk'ubu yunsaba kuza kurya brochette wenda ngatanisha nko ku mpande ubwo ntago nakwanyiziriye bari kubuzi kuye nari kukwirukankaho kugira ngo uzuzi warasaze muri make kubana nani ugucana ku maso no kuba ruri tayari uvuga ngo ngende umuntu ugira gahunda gahunda y'umuntu ni iki gahunda y'umuntu ni segonda ku yindi kuko nshobora kukwicira amasaha 2 wari kubona miliyoni muri ayo masaha gusa nayagusubiza njyewe alors ahandi wayakura ni he iyo bavuze ngo time is money umva iki amafaranga ni igihe n'amafaranga gihe n'amafaranga so niba ubyutse mu gitondo uvuga uti mfite kuva hano saa 1 za mu gitondo niyo programme niko bigahunda zimeze n'uyu ujya kuvuga ngo ndava saa 4 cyangwa saa 5 babya fairinze yes definitely hanyuma mpita nibaza uko kuntu ukora cinema nje kubwanje ko nanagize amahirwe ndagushimira cyane ko wabonetse ariko ndi no kwibaza ubuzima busanzwe bwawe no muri film hari ukuntu nje ndi kubona byenda gusukuna wagira ngo uhora uri muri ya mood ya Nyagahene ubujya nibaza ubitandukanya gute ni gute cinema igihe bavuze ngo action ubu uri muri gahunda ukongera ukanabaho ubuzima bwawe utari Nyagahene usetsa utera navuga ama blague n'ibindi nk'ibyo uvuga ngo iyo bavuze action deja ugomba kuba uri ready witeguye guhita ushira mu bikorwa ibyo baguteguriye gukora ariko ibyo biyo birangiye urasabana n'inshuti n'abavandimwe nkuko bisanzwe nuvuga ngo Nyagahene wo muri film na Nyagahene wo hanze n'abantu babiri batandukanye harimo akantu gatandukanye ariko hari n'akandi kantu bihurira definitely wowe ngewe duhuye no hanze ndagusetsa pe
niyo mpamvu njye no muri filime nabwo nkagusetsa again ntabwo nakurekura utagize aga prank gato cyane udukinira agasena kariko kose abantu uzi bahora bibuka gato cyane okay iyo twakina kuri izi bullshit sawa sinzi ko njye ndi bubashe gukina ariko none ndakina ngiye nyine oya ndahari ubwo turane yes ariko ubu ni bingahe 1 2 3 4 bibiri n'igiti byonyine niko ibi nibyo nahashye ega wagiye urapfunyika yawe umva nkubwire nta gukoraho none se nge ndaburara ubu nushaka ubwirirwe ntabwo bishoboka aya ariko tuzi ko batwigishije nyamara uburinganire muzaringanire n'igiti arakoze cyane nyagahene mbabara babwire ngo subscribe on Legacy TV subscribe on Legacy TV share ikindi ni cyaryo like comment notification n'ibindi byinshi yewe arakoze cyane mwese mwe mudukurikirane Legacy TV mwabyiyumviye ngo mu buzima ni gahunda niko nyagahene atwibwiriye kira gahunda kugira ngo ibyo ukora byihute kandi ikindi mbibutsa ko uyu munsi ngo utangiye kwizamura hejuru ahubwo nibwo buri kumanuka ikishe bugufi kuko uyu munsi ni wowe wari kejo habundi witonde mu byo ukora byose mwe muri kumwe na nyagahene cyangwa se byazinambwe harya ni Emmanuel Kayitaba iryo ryo ntago barizi mwabyiyumviye ngo ubuzima ni gahunda gira gahunda kugira ngo ibyo ukora byose bigende neza cyangwa se ngo time is money ikindi mbibutsa ko uyu munsi yari mu buzima itangiye kuzamuka nibwo uri kumanuka tangira ucishe bugufi kuko uyu munsi niwo wari kejo habundi cisha bugufi mu byo ukora byose turi kumwe na Emmanuel Kayitaba ari we nyagahene mwese muzi mukunda cyane niba bakunze ikiganiro kara kuri like comment share ukigeze hirya no hino subscribing kugira ngo ukomeze urebe gahunda zigiye zitandukanye za Legacy TV mwari muri kumwe nanje Albina Seni iyi ni Legacy TV be all in or be nothing at all.